ngiye kubasuhuza mwe mudukurikira umunsi ku munsi nkuko bisanzwe aha ni ku Rurembo TV. Ku Rurembo TV duhora tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana. Muravugana na Evangeliste Silas. Tuguhaye ikaze uri ubwa mbere kwicano kandi tuguhaye ikaze wewe usanzwe udukurikirana umunsi ku munsi aho uherereye impande enye z'isi. Turagusuhuje mbese muraho. Yesu ashimwe cyane. Tunejejwe n'Imana kubw'uburinzi bwayo, kubw'uyu munsi Imana yakongereye uyu munsi ku minsi yacu yo kubaho. Mureke dushime Imana, turamburire amaboko Uwiteka Nyiringabo kuko akwiriye gushimwa, akwiriye icyubahiro gikomeye. Mana Data wa twese ndagushimiye, ndaguhimbaje kubw'abashiki banje, kubw'ababyeyi, kubwo buri wese ku kigero cye. Mwami wakoze kutubera amaso kandi wakoze kuturinda. Ndagusabye kugira ngo duhabwe umugisha nawe, abaduteze amatwi bahabwe umugisha nawe, abarwayi bakize, abashonje bagaburire, buri wese ku cyifuzo afite gisubizwe nawe. Urakoze bana natwe muri iki kiganiro, utugirire neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen amen. Haleluya haleluya. Nabahaga ikaze. Tubanje kwiragiza Imana. Imana iragukunda, weho ubabaye, weho ufite intambara z'uburyo butandukanye, ubona nta cyerekezo ufite, uri ahantu ariko uri kubona nta cyerekezo ufite cy'ubuzima, nta cyerekezo ufite cy'ubuzima, nta byiringiro ufite, mbese urumva udatekanye muri weho, urumva imibereho yagucanze rwose, urumva bigoye, iby'ubuzima birakugoye. Nje kukubwira ngo humura, banje kukubwira ngo humura, komera. Ibyo ngibyo uri guhura nabyo ni by'akanya gatoya kandi bizashira. Nukuri bizashira. Nta mvura igwa ntihite. Hari amagambo akunda kuvuga ngo nta mvura igwa ntihite, niyo ku bwa Nowa yarahise. Niyo ku bwa Nowa Imana bari mu gihano, ariko Imana yayikuye bakuye mu icyo gihano irahita. Bari ari mu gihano cy'uko kw'icyo gihe cya Nowa abantu basuzuguraga Imana cyane, Imana irarakara, ariko Imana yatanze imbabazi. Rero nawe ihangane rwose. Izo ntambara ufite ntago ari izo kukwica, uyu munsi waba ubabaye, ariko ejo bishobora kumera neza, ejo bizamera neza mu izina rya Yesu Kristo. Rero kwaguhaga ikaze, reka nkwisabire nanone untege amatwi ukurikirane iki kiganiro tugiye kuganira, uragikuramo inyungu zikomeye. Banza ukande ahantu handitse subscribe, ukore like, share and comment. Imana iguhereze umugisha. Hanyuma iyi ntego yacu y'igicano Ururembo TV ni cano igamije kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ibintu byose tuganira biba bishingiye ku ijambo ry'Imana, bishingira ku ijambo ry'Imana. Rero weho ufunguye bwa mbere umenya neza ko iyi cano ivuga ubutumwa bunyuze mu ijambo ry'Imana, ikavuga ubutumwa bwubaka umuryango nyarwanda, ingo zacu, uburyo ki wakubaka urugo rugakomera, uburyo ki wowe utarashaka wabigenza, byose bikubiye mu ijambo ry'Imana. Tuhatambutsa n'ibikorwa bigendanye n'iterambere. Iyo niyo content yacu y'iyi cano. Hanyuma uyu munsi wa none nguhaye ikaze. Tugiye gutangira twige. Hano ni mu ishuri turiga. Burya niyo dusomye ijambo ry'Imana, niyo ducishe ibiganiro bitandukanye, tuba turi kwiga. Buri wese akenera kwiga. Rero ni ngombwa ko ufata ko kanya kawe, niba ubonye umwanya wo gufungura kuri iyi cano, rwose icara kandi utuje wige. Ndizera ko uri bwunguke. Intego y'inyigisho yacu y'uyu munsi ni iyihe? Intego yacu ngiye kukubwira ibintu bitanu, inyigisho, ibintu bitanu byatuma utera imbere. Ni ibihe bintu bitanu byatuma utera imbere? Iyo niyo nyigisho nkuza. Nakubwiye ko muri content yacu harimo n'icyigisho kivuga ngo inyigisho zigendanye n'iterambere mu mishinga itandukanye. Rero nje kukubwira ibintu bitanu bishobora gutuma utera imbere, cyangwa se mu yandi magambo byatuma utera imbere. Kandi ndizera neza ko nta muntu udashaka gutera imbere. Ibyo ari byo byose, nta muntu utabushaka gutera imbere. Umuntu wese akenera iterambere. Rero kugira ngo utere imbere hari icyo bigusaba.
hari icyo bigusaba, hari igishoro bigusaba. Ntabwo igishoro cya mbere ntago ari amafaranga, oya. Igishoro cya mbere ntago ari ukuba ufite ibintu runaka. Birashoboka ko watangira ntacyo ufite rwose, ari weho uhari, hanyuma ngiye kukubwira ibyo bintu 5 uzajya witwararika kugira ngo utere imbere. Nizere ko ugiye kubikurikira neza. Ikintu cya mbere, gira intego zisobanutse. Yego, gira intego zisobanutse, kandi izo ntego zisobanutse uzikurikirane. Uranyumva neza? Gira ikintu cya mbere nkubwiye, gira intego. Kubaho mu buzima bufite intego kandi zisobanutse. Kandi izo ntego, iyo ntego ufite uyikurikirane. Kuyikurikirana bivuze iki? Niba ufite intego wihaye, niba ufite ibyemezo wafashe, principe ku buzima bwawe, principe ya buri munsi, principe ya buri cyumweru cyangwa ya buri kwezi, ya buri mwaka, iyo ntego yawe yirinde, yikurikirane. Kugira intego ni ibintu by'ibanze, ni ibintu by'ibanze. Kugira intego ni ibintu byiza cyane. Kugira intego zisobanutse kandi ukazikurikirana. Abantu bose nyine bashobora kugira intego, ariko bamwe ntizibe zisobanutse. Ariko iyo ugize intego zisobanutse kandi ukazikurikirana, bikubera byiza cyane, bikubera iby'umugisha. Dushingiye ku ijambo ry'Imana, Imigani 29 umurongo wa 18, reka mbasomere iri jambo ry'Imana mwumve. Haranditswe ngo, aho guhishurirwa kutari, abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko abahirwa. Amen. Ngaho guhishurirwa kutari, abantu bigira ibyigenge. Guhishurirwa, iyo ufite intego, iyo ufite ihishurirwa, uraririnda. Niba warihaye intego ukavuga ngo mw'uku kwezi, ngewe mw'uku kwezi ndashaka iki, ndashaka kugera kuri iki, rinda icyo wifuza kugeraho, kandi ugikurikirane, ugiharanire, uharanire kukigeraho. Ibyo ngibyo nubyubahiriza, ubwo uzaba ufunguye inzira y'iterambere ku buzima bwawe. Erega buriya, reka nkubwire, uyu munsi wa none uri kwiganyira ko nta mafaranga ufite. Uyu munsi wa none hari ibyo uri kwiganyira udafite uyu munsi. Rwose ntabyo ufite. Ariko ntago bigukuraho ko waba udafite intego. Nugira intego, icyo gihe ukabona bya bindi bigufasha kugera kuri ya ntego, ntago uzabipfusha ubusa. Ariko nutagira intego ukabona amafaranga, uriyakoresha icyo utagambiriye kuyakoresha. Kubera iki? Ubayeho nta ntego ugira. Ubayeho mu buzima budafite intego. Baho rero mu buzima bufite intego, uzabona ukuboko kw'Imana, uzabona kugira neza kw'Imana, uzabona gukora kw'Imana. Kuko ubayeho mu buzima bufite intego, birafasha ndetse cyane cyane rwose. Hanyuma ikintu cya kabiri ni ikihe? Icyo cya mbere nizere neza ko wakurikiye. Ikintu cya kabiri ugomba kwirinda, irinda ubunebwe. Irinda ubunebwe. Ni ukuvuga ngo byose ibyo ngiye kuvuga biragenda byunganirana. Niba uri umunebwe, ntabwo wagera ku ntego. Ntabwo wagera ku ntego uri umunebwe. Rero mu byo ukora byose gira ishyaka. Mu bintu byose waba ukora, mu murimo wose waba ukora, gira ishyaka, irinda ubunebwe. Niba utanafite akazi, kora ubushakashatsi, shaka akazi ukora kandi udafite ubunebwe. Hari umuntu ujya gushaka akazi, ejo yakabura agahita acika intege burundu akiryamira, akavuga ati birarangiye, ubwo ntandi mahirwe ahari. Ariko haracyari amahirwe yawe. Ahubwo ayo mahirwe yawe gerageza ushire ubunebwe, ejo usubireyo,
ejo niwumva ahandi usubireyo, ejo niwumva ahandi ujyeyo, ubunebwe bushire. Ubunebwe ni bushire, kuko ubunebwe ntabwo ari umuco mwiza. Ubunebwe butuma utabasha kugera ku ntego zawe. Ibi byose mbabwira biri mu ijambo ry'Imana. Rega niba wemera ijambo ry'Imana, ibi byose mbabwira babisanga mu ijambo ry'Imana. Ubunebwe ni bubi cyane. Kugira ubunebwe butuma rwose ubuzima bwawe bwononekara kubera ubunebwe. Ubunebwe iyo ufite bituma utagera ku ntego zawe. Nko mu Migani nanone ibice 6 umurongo wa 9 tuhasomye, aravuga ngo uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe? Uzakanguka ryari? Uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe? Nongere nkubaze, uzakanguka ryari? Reka nkubwire, nje kugukangura, nje kukubwira ngo kanguka, nje kukubwira ngo kanguka. Uzasinzira ugeze ryari ubundi? Reka nkubwire, n'ubundi kuryama nabonye umusaruro w'ibitotsi ni iki? Ubundi Imana nyine yaremye ijoro n'amanywa, ariko muri karemano yacu tugira umwanya wo kuryama, tukagira n'umwanya wo gukora, kuba turi mu buzima busanzwe bwa buri munsi dukora. Rero kuryama burya hari amasaha runaka ushobora kuryama, ayo masaha nyine nayo kuryama, nayo kuruhura umubiri. Ariko iyo ukabije ukaryama mu gihe kitari cyo kuryama, uba uri kwimakaza ubunebwe, uba uri kwimakaza umuco w'ubunebwe, kandi ubwo bunebwe buri kukubuza umugisha. Ubwo urasenga, uvuga Imana ikagira ibyo gusezeranya, ariko kwera ko wimitse ubunebwe ntabwo uzinjira mu masezerano yawe. Imana itugirire neza. Ntabwo wakwinjira mu masezerano yawe mu gihe ufite bwa bunebwe. Ntabwo wagera ku ntego zawe ufite ubunebwe, kirazira. Uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe? Hari ijambo rivuga ngo wa munyabutewe, sanga ikimonyo urebe ibyo gikora nawe ugikore. Mujye mubona ikimonyo, ibimonyo murabizi, ibimonyo murabizi kuntu bikora. Ibimonyo bikora akazi kenshi, biri ku muvuduko, bikora bibisikana. Rero niba uri umunyabute wakwigira no ku kimonyo, maze Imana yaduhereye urugero no ku kimonyo kugira ngo turebe uko bikora, movement bikora, bitume nawe urushaho kugira ibyo ukora. Nukuvuga ngo rero icya gatatu ni iki? Turacyari kujyana, turacyari kumwe, turacyari kumwe namwe, muri kunyumva? Ikindi cya gatatu, jya wiyungura ubumenyi. Jya wiyungura ubumenyi. Jya wiyungura iki? Ubumenyi. Rero mu gihe udashaka kwiyungura ubumenyi, mu gihe ushaka guhora nk'uko wahoze umwaka washize, ntabwo ushobora gutera imbere. Ibishoboka. Reka nkubwire, mu myaka yawe wavukiye n'igihe ugezemo, niba umaze imyaka 10, muri cya gihe cy'imyaka, reka turebere hamwe, muri ya myaka 10 ishize ukageza mu iki gihe, umuntu wari muri 2015, uyu munsi akaba ari muri 2025, ruvuga ngo ahantu tuye hari ibintu byahindutse. Mu isi hari ibintu byahindutse cyane muri iyo myaka 10. Isi wari uzi muri ya myaka 15, muri ya myaka wa 2010, muri 2015, ubu tukaba turi 2025, iyo si yarahindutse. Hari ibintu byinshi byahindutse. Hari ibintu byinshi byahindutse mu gihugu cyacu. Bivuga ngo rero jya wiyungura ubumenyi uko bwije uko bukeye. Iryo ni ibanga ry'iterambere. Jya ushakisha ubumenyi. Ushobora kuba ubumenyi wari ufite umwaka washize, ubumenyi wari ufite uyu munsi utabona aho bukoresha. Kubera iki? Birasaba ko wiyungura ubundi bumenyi, wongera ku bumenyi ufite. Iyungure rero ubumenyi ni ibintu by'ingenzi ndetse cyane. Niba ushaka gutera imbere, banza umenye ibyo. Banza umenye ibyo kutagomba kugumana ibyo wari uzi gusa. Ukenera ko wunguka n'ibindi mu buryo bukomeye. Reka nkubwire wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo we, wa mupapa we, wowe ufite ubumenyi butandukanye ku rwego rwawe, iyungura ubundi bumenyi. Aho ngaho ni urufunguzo rw'iterambere, kwiyungura ubumenyi. Irinde. Noneho icyakane, irinde abantu bakurangaza.
irinde abantu bakurangaza, irinde ibintu bikurangaza, irinde abantu bakurangaza kandi irinde abantu bakurangaza. Turi kujyana? Irinde abantu bakurangaza kandi irinde ibintu bikurangaza. Wabyumvise neza? Wabyumvise neza? Bivuze ki rero? Bivuze ko ibyo nubyirinda uzabona ukuboko kw'Imana, uzabona ikiganza gikomeye cy'Imana kizana umugisha ku buzima bwawe, kubera yuko nawe hari ibyo watanze, hari imbaraga watanze, hari uruhare rwawe rurakenewe mu iterambere ryawe. Uyu mwanya ndi kubwira abashomeri, ndi kubwira abafite akazi, kugira ngo izo principe mukomeze kuzitwararika, kuko ni ingenzi mu buryo bukomeye, ni ibintu by'ingenzi mu buryo bukomeye cyane. Nizere ko turi kugendana rwose. Noneho ikintu cya gatanu gikomeye, wongere ngo gikomeye, cya gatanu gikomeye, kizatuma ubuzima bwawe bukomeza gutera imbere, kizatuma imibereho yawe ikomeza gutera imbere, kizatuma muri community ukomeza gutera imbere, kizatuma akazi ufite ukarambaho, kizatuma abantu bakomeza kukugirira icyizere, kizatuma imibereho yawe, kizahindura ubuzima bwawe. Ni ikintu gikomeye. Icyo cya gatanu nushaka ugishyire ku mwanya w'imbere, rwose ugire ikintu gisimbuza, ugishyire ku mwanya w'imbere, kuko kibumbatiye ibyo wagezeho byose, kibumbatiye ibyo uzageraho byose. Komeza kuba inyangamugayo. Icyo ni ikintu cya gatanu, unyumve neza cyane. Ikintu cya gatanu, komeza kuba inyangamugayo. Kuba inyangamugayo mu Banyarwanda cyangwa mu Kinyarwanda, iyo tugiye mu matora cyangwa bakeneye umuntu ku mwanya runaka, mu kazi runaka, ntabwo hajya mu ijambo ngo umuntu w'inyangamugayo. Iryo jambo mu mico afite icyangombwa kigaragaza imico n'imyifatire, biba bivuze ko bakeneye gihamya, y'ubunyangamugayo bwawe. Uyu muntu yitwara neza, uyu muntu yitwara neza mu buzima busanzwe, uyu muntu abana neza n'abandi, uyu muntu abasha kuba abana neza n'abandi, uyu muntu ni inyangamugayo koko. Ni inyangamugayo, uri inyangamugayo. Rero icyo kintu cya gatanu nkuzaniye ni ikintu gikomeye, ni ikintu gituma wubaka ubumwe n'abandi, wubaka iterambere ryawe ririhuta iyo ukomeje kuba inyangamugayo. Kuba inyangamugayo ni ibintu by'ingenzi cyane bikomeye. Haleluya. Aho bigereye ndumva abankurikiye bose, icyo kintu cya gatanu rwose mu binyangamugayo nibyo bizatuma ubaho neza, bizatuma ugirirwa icyizere kubw'ubunyangamugayo bwawe, bizatuma abantu bakwibonamo. Reka nkubwire, kuba inyangamugayo, iyo utari inyangamugayo, nubwo waba warize amashuri gute, ya mashuri yose tuzi kugera kuri iriya diplome ya professor, warakoze ubushakashatsi, urwego wawe uriho rwose, ku rwego rwawe rwose wawe uriho hano mu isi. Reka nkubwire iryo ibanga rikomeye, nuko ugira ubunyangamugayo. Niba utari inyangamugayo, ibyo wakoze byose bita ko bijya hasi byose bita kubisenya mu kanya gatoya. Nubwo waba warabaye umunyangamugayo imyaka 50 igashira, 70 igashira, ariko mu gihe utari inyangamugayo, mu gihe utarinze bwa bunyangamugayo bwawe, reka nkubwire, byose birahinduka zero. Byose ni zero. Nubwo wari umaze kwigarurira community ngari, ufite abantu bagukurikira cyane, bakufitiye icyizere benshi, byose birahinduka zero mu kanya gatoya. Rero iterambere ryawe ritako riba rirangirira aho ngaho, mu gihe utari kurinda ubunyangamugayo bwawe. Reka nkubwire mwene data, komeza kuba inyangamugayo. Imana iguhereza umugisha, kandi Imana ikugirire neza. Imana y'amahoro ikomeze kukwitaho. Turagukunda kandi turakuzirikana ibihe byose.
nizere ko uguwe neza. Muguwe neza. Nizere ko mumeze neza. Nizere ko inyigisho hari ikibafashije. Nawe bigaragaze rero niba ibafashije ino nyigisho. Niba inyigisho ibafashije bigaragaze. Urabigaragaza ute? Kanda subscribe, kola like, share and comment. Imana iguhereza umugisha kandi Imana y'amahoro ikwiteho cyane. Turabakunda. Shalom shalom.